gahina musozi w'umubabaro waririwe wamarira menshi cyane Golgota wamenetseho amaraso menshi cyane Golgota. Wow, kwari kugira ngo tunarogesha abantu ko ibihe byiza tuzakira mu bisingizo heza ndakaza. Niba muri aho ihuye bimeze bite, mwitegura igeze he, mwakiriye gute kuza gutaramira i Nyarugenge? Ntekereza ko si ubwa mbere ariko haraciye igihe nanone korali riba idataramira i Nyarugenge, i Nyarurembo. Mumeze gute, bimeze bite, mukiteguye gute? Urakoze Fidele Samugisha kutubaza uko twakiriye ubutumire bwa Baraka. Ni ikintu ntazi uko twasobanura, ariko munyemerere mbanze mvuge ko ari umunezero kuri twebwe. Tunashimira korali Baraka yatekereje mu makorali menshi ikumva ko ari ngombwa kwibana na korali Riba. Ni ikimenyetso kimwe gifatika kandi kitwaragariza ko mudukunda. Kudukunda kwanyu rero byanga byakunda bidutegeka kubakunda. Turabakunda, mufite ubutunzi bw'Imana bwinshi muri mwebwe ku buryo twumva kubana namwe ari iby'agaciro. Tubashimire rero ko batekereje mu makorali menshi bagatekereza ko bakwiye kubana na korali Riba. Korali Riba mu Majyepfo kwitaba, turumva twiteguye kuzabana na korali Baraka mu bisingizo live concert. Uko twiteguye rero turiho turitegura mu buryo bubiri bw'ingenzi. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'umwuka, kuko murabizi ko ibisingizo by'ukuri iyo tugiye kuvuga ko ari iby'Imana ni ukuri ni iby'Imana. Hanyuma kubivuga dushobora kutabivuga cyane mu mubiri kuko n'ubundi ni imvugo y'umwuka. Turiho turitegura rero mu buryo bwa mbere bw'umwuka twegera nyirabyo kugira ngo azaduhe kubikora uko bikwiriye. Turashaka kuzamubwira cyangwa kuzabwira abantu ibyo ashaka ko tuvuga. Imyiteguro ya mbere ni uburyo bw'umwuka, dusenga Imana tuyegera kandi dutega amatwi kugira ngo twumve uko ishaka ko tuzahagarara imbere yayo n'imbere y'abantu. Ubwo ni uburyo bwa mbere. Uburyo bwa kabiri turimo twitegura mu buryo bw'umubiri, turimo turakora imyitozo. Abantu muri iyi minsi bakunda ibintu byiza kandi koko ntabwo bikwiriye ko Imana isondekwa ngo ihabwe ibintu bidateguwe. Turimo turitegura, turakora practice, repetition zitandukanye. Turimo turategura urugendo, turimo turategura uko tuzaba tumeze imbere y'abantu b'Imana. Hanyuma sinatinya kuvuga ko rwose turimbanije kandi turizera ko icyubahiro kizahabwa Imana, kuko abantu bazataha bavuga ko ari gusingizwa. Murakoze cyane. Ririmba akantu gato twumve ko ari Riba turi kumwe, twagize umugisha nyine ko turi kumwe n'abantu kandi noneho babaririmbye ako ushaka. Abayanyoye Yesu ashimwe. Nitwa Dudurema, ndi umunyamakuru wa Life Radio. Ndabanza gushimira kuba igitaramo cyiza cya korali Baraka mwateguye cyiza mwema, ikindi giteguye neza, abatumirwa beza mwatumiye. Ubundi ari agusengera wacu kwa ADEPR ukwezi kwagenda tugira igiterane, tugira ukwezi kwitwa ukwimu, ukwezi kwa cyenda. Urwego rw'itorero n'ubuvuzi na Pastor araza kuza kwikomozaho, ariko tugira ukwezi nyine kwimwe ko gufasha abantu mu buryo butandukanye. Dufatanyije n'itorero twemeye yuko urutwaye dufasha abantu duhereye hanze, ariko mutuzafasha mu itorero indani. Twemeye ko tuzafatanya n'itorero tukareba Kristo bagenzi bacu dusengana hariya badafite mituweli cyangwa batabonye uburyo bwo kwishyura mituweli de sante. Tuzafatanya n'itorero tubishyurire abandi bantu 300, hanyuma wenda itorero rishaka kubona uburyo kwishyura abandi basigaye. N'iki giterane ku buryo bwa social kintu tuzakora dufatanyije n'itorero. Next step. Turema yavuze yego yashimye afishe nziza, nakoze cyane. Indirimbo reka noneho bivugeho kugira ngo Boniface nawe yerekanye kwa mwimbere. Murakoze. Iyo tuvuze umwimerere ubundi
akenshi abahimbyi b'indirimbo za gospel hari igihe bahimba bakajya hanze y'ijambo ry'Imana. Iyo tuvuze umwimerere ni umuntu wese wahimbye ariko agendeye kuri Bibiliya kuko niyo tuyobora. Twebwe rero tumva umwimerere wacu, indirimbo zacu zizakomeza kugendera ijana ku ijambo ry'Imana. guhuza umwimerere n'iterambere kugira ngo yabibajije. Okay, murakoze. Ni byiza ko ibintu byose dukora nyine bigendana n'iterambere. Muzi ko umuziki uko watangiye abantu bakoraga akagoma k'ingoma, abandi bagakucuranga gitari ziri mu idebe. Korali Baraka ni imwe muri korali n'iki gihugu zifite ibicurangisho bigezweho. Ntabwo ari byo kwisingiza kuko dufite igitaramo cyo gusingiza Imana, ariko ku bigendanye n'ibikoresho bigezweho bya muzika turabifite rwose. Ku bigendanye n'imyigire y'imiririmbire biri ku rwego rwo hejuru. Dufite abarimu abigisha mu mashuri y'imiziki atandukanye. Dufite uburyo dukoramo nyine umuziki ugendanye n'igihe, ku buryo ntabwo twavuga ngo iterambere ryaradusize, ahubwo turirimo neza. Umwuka turahari ndetse no mu buryo bw'iterambere bimeze neza. Murakoze cyane, Imana ibamugisha. Murakoze cyane. Nshaka gusubiza umunyamakuru Kwibukamana wambajije, yambwiye ngo maze igihe sengera korali Baraka nyihuje n'andi makorali, arambaza ngo ari iby'Imana yakoreye Baraka n'ibyo yabakoresheje bifite imbaraga cyangwa ibiremereye kurenza ibindi n'ibihe wambajije. Ntekereza ko ibifite imbaraga n'ibyo yabakoreye, ibyo yabakoreshejeho ntaho baragera ku rugendo ni rurerure, baracyakora. Kandi ntekereza ko umuntu yakugiriye neza uramwitura. Korali Baraka rero harimo abantu tuziranye nabo nubwo atari igihe kinini, ariko iyo ndebye ubuzima bwabo bwa mbere y'uko tumenyana cyangwa bari mu murimo w'Imana, ubona aho bitandukanye. Abaje muri Baraka kurya ari ikibazo, kwambara ari ikibazo, bagenda n'amaguru, bagenda na moto. Rero iyo ubonye impinduka igenda igaragara, ubona atari uko bakoze cyane kurenza abandi. Harimo ibihembo by'uko bakorera Imana, Imana ikagenda ibateza imbere, ibahereza umugisha. Numva rero baracyari mu mwenda ukomeye wo gukorera Imana. Ibyo yabakoreye birenze, biruta cyane ibyo bayikorera. Niyo mpamvu iki nacyo ni kimwe mu byo bari kuyitura mu byo yabakoreye. Numva rero nta kigusubiza. Ibyo yabakoreye biruta ibyo bayikoreye, ariko barakomeje kandi ntibacika intege. Dudu nawe yambajije arambwira ngo umwimerere wa korali Baraka kuwuhuza n'iterambere cyangwa abakiri bato ushobora kubivugaho iki? Ntekereza ko mu gihugu cyacu dufite amahirwe akomeye y'uko igihugu cyatanze ubwisanzure cyangwa uburenganzira bw'uko umuntu wese asengera mu itorero ashaka, aririmba muri korali ashaka. Umwimerere wa korali Baraka mvuga haba mu myambarire, ku umuntu aza muri korali wenda avuye ahantu yiyambarira uko yishakiye, yageze muri korali bamwigisha kwambara. Uwo ni umwimerere nabonye muri korali Baraka. Ikindi ni imyandikire y'indirimbo zabo. Iyo utega amatwi uburyo abantu bandika indirimbo, hari amakorali yandika ariko kumva hari ibintu byagiye bigenda bihinduka, ariko imirongo ya Baraka usanga imyandikire yabo rwose imeze neza. Ku kijyanye rero wenda n'iterambere cyangwa n'abakiri batoya, ubona badaheza kandi abajemo bose uko baba bameze bajya ku murongo, ntibahindura Baraka ahubwo Baraka irabahindura. Rero ntekereza ko ibyo ari byo byose umwimerere wabo icyo nawuvugaho ni uwo uje muri Baraka ntagahindura Baraka, ahubwo Baraka imuhereza umurongo kandi ukabona bimeze neza. Murakoze cyane. Nanjye yasubiza cyane nyuma Sifa Imvanshya, hari utarabona imbaraga zo gushima yafashwa iki? Reka amasegonda 20 mfite ibintu birenga miliyoni ngewe uri imbere yanyu byambabaje, ariko ntamenya Kristo Yesu nta na kimwe byose byari bipfutse. Wabona n'ijisho ukabonamo ibibazo cyangwa se ukabonamo ingorane, ariko umaze kumenya Yesu uyu munsi nambura amaboko kuva ngo ndagushimiye Imana, sinyibuka ibyambabaje. Kubera iki rero? Kubera kwakira Kristo. Ubwo nagira uwo mutume, uwo muntu utari wagira imbaraga zo gushima mu bibazo, burya arabura inkingi
ari we Kristo. Ngaho yakire Kristo azahita abona ibisubizo mu bibazo. Amen. Murakoze. Icyo nabazaga ubu ngubu ni ukuvuga ngo muzabikorera ku rusengero, ariko uwo muntu ari hanze y'urusengero mutekanye iki kugira ngo nawe mumugereho uwo Kristo amumenye atiriwe amusaba kumusanga, kuko we nta mbaraga afite zo kumenya koko ko ahari? Mfite amahirwe y'uko hari kandi umwanditsi ugiye kwandika uriya muntu asoma. Umunyamakuru ufite YouTube channel agiye gushyiraho uko iterambere ryo mu Rwanda rwacu riri hejuru nawe ajyeho, hanyuma nibitanamugeraho natwe dufite gahunda n'ubuyobozi bwacu bwa Baraka kumanuka Dobandi kwambuka hariya hose, uko byagenda kose bizamugeraho. Kandi nibitamugeraho kuri Baraka, iriba rizabikora, Besareli rizabikora, Hosiana, Shalom, Agape n'izindi korali zizabikora, ariko uya muntu focus yo kumuhiga mpaka tumugezeho kandi bizashoboka hamwe n'Imana. Yesu agumisha. Murakoze twakire. Murakoze cyane. Yitwa Elisa Tugirumukiza, Gariye BTN mu kiganiro The Gospel Healing Show. Nishimiye kuba hano by'umwihariko kuri Baraka. Dufite byinshi tuziranyeho, hanyuma no kuba muri abahanga birahagije, hanyuma na melody ari byinshi bizweho muri abamelodiste, reka tugarukiraho. Hanyuma mwana bivuze mwisubiramo ko indirimbo muririmba ari gospel, which is good. Nabyo tubwira abantu ikibazo cya mbere kiragira kiti se muri ibisingizo live concert ni iki mwifuza ko abantu bazasigarana nyuma yaho? Ikindi ni ikijyanye nabonye pastor wanjye Dr. ni umugabo dukunda cyane, ndakibariza abantu dukunda kwita aba extremists cyangwa se abaheza mu bundi ntibajya babura. Iyo twandika cyangwa se tuvuga amakuru ntihabura abantu, ntihabura ibibazo bizamuka. Ese mwahisemo afite itorero ahagarariye cyangwa se abarizwamo, hanyuma korali Baraka nayo ibarizwa mu itorero ifite doctrine na discipline runaka, nkuko abo nabo bafite buri torero rigira ibitandukanye. Ese mwatekereje ko nyuma ya concert cyangwa se n'ubu mutegura ni iki mwatekereje kuri abo bantu boroheje bumva ibintu abacururiza nyamuhabyumvishe bashobora kwibaza impamvu ki mwahisemo? Mwatekereje gute gutumira gushyira hamwe abavugabutumwa turi kubona kuri afishe bafite baturuka mu matorero atandukanye? Ku ruhande rumwe ni byiza n'umugisha, ariko noneho abo bantu nibo tubariza bashobora gutekereza impamvu. Mwabitekereje gute? Na nyuma yaho niba nta polemike zishobora kubaho ziturutse muri ba bantu boroheje bumva ibintu nyine gutyo gusa badafite papasi ya gospel, mwabitekereje gute? Ndumva ari icyo ngicyo. Murakoze cyane. Murakoze. Katwakire SP. Murakoze cyane. Nitwa Esperance ufite ubugingo nkorera kuri Radio Mucyo. Ibibazo byanjye byose byasubijwe, ariko hari kimwe cyasigaye. Dufite iminsi 2 y'igiterane tariki 4 ndetse n'5, tukagira amakorali agiye atandukanye ndetse n'abavugabutumwa batandukanye. Ntekereza bose batazahurira kuri stage umunsi umwe. Nagira ngo kuko hari umuntu ushobora wenda gutekereza ko azaza aje kureba wenda iriba, kandi wenda agasanga ntagazi umunsi rizakoreraho. Mutubwire wenda iriba bazakora kuri uyu munsi, Besareli bazakora kuri iki gihe, kugira ngo n'umuntu utazabasha kuboneka muri iriya minsi 2 yose amenye ngo byibuze nzabasha kuboneka kuri uyu nguyu bitewe n'abantu nshaka kuza kureba. Murakoze cyane. Twakire Olivier, turaza kugaruka dusoza. Nguyu hano. Turaza kugaruka twakira ibindi bibazo bitatu byanjye. Yesu ashimwe. Nitwa Olivier Baganizi, inkorera Isango Style Radio na televiziyo. Ndashaka kwibariza pasiteri, biragaragara ko muri iyi minsi amakorali yo muri ADPR Nyarugenge ashyushye, imwe iravamo indizamo. Ntabwo wavuga ko imwe iri hejuru izindi ziri hasi, biragaragara ko zirimo zirazamuka. Ibanga ni irihe kugira ngo andi matorero yo muri ADPR no mu yandi ma-eglise atandukanye bagire icyo babigira? Kuko biragaragara ko hari umuhati ukomeye, hari imbaraga zikomeye hagati y'amakorali n'itorero kugira ngo ibintu biryohe. Ese ibanga ririmo ni irihe? Murakoze cyane. Reka dusubize ibyo noneho dukomeze.
murakoze. Elisa yavuze uteme nziza arakoze, ariko yasoje avuga icyo abantu bazasigarana. Icyo giterane hari ijambo ry'Imana twagendeyeho, ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye itorero, yandikiye Timoteyo ibice 2:19. Haranditse ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Iryo jambo ryo bazasigarana kandi n'ibintu rigenderaho bizabafasha. Iby'itorero rero ipasiteri ugomba kubisubiza ko turi kumwe aha ngaha, reka tumuhe asubiza n'icyo yamvanwe yaramubasha. Murakoze cyane. Ndavuga ku bibazo bibiri mubajije. Icya mbere icya mwene data yabajije ku bigendanye n'abigisha dufite hano kuri Dr. Twane twatumiye muri iki giterane dufite cy'ibisingizo. Uvuga uti Dr. Twane ni uwo muri yari umwe muri aba ADEPR, abantu bazasigarana mvugo ki nibabona ari umwanya w'ibisingizo. Ntekereza ko nawe bahita ukisubiza kuko ni igitaramo cyo gushima Imana. Iyo tuvuze ibisingizo harimo guhimbaza Imana. Nta munyarwanda n'umwe, nta mukristo n'umwe udafite muri we gushima Imana. Dushingiye ku by'Imana yagiye dukorera twese ari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, muri kino giterane tuvuyemo cya Rwanda Shima Imana. Ibyo byaduhaye gutekereza ko twese dukwiye kuza tugashimira Imana ibyo yakoze. Niyo mpamvu Baraka yateguye kino giterane cy'ibisingizo kubera ibyo Imana yakoze. Ahubwo twabatumira mwese tudashingiye gusengera hehe, kuko twese turi abakristo tugana mu ijuru, kugira ngo nawe uzaze dufatanye gushima Imana kubera ibyo yakoze. Icyo ni icya mbere. Hanyuma ikindi cya kabiri ni ikigendanye na kuno kwezi k'impuhwe. Nk'uko mwabyumvise korali Baraka harimo no gufatanya n'itorero. Tugira iki ni ukwezi ko kwishyura mituweli. Hari abantu baba badashoboye, badafite izo mbaraga. Twashyize hamwe kugira ngo turebe iyo miryango muri kino gihe cy'imihigo, tubashe kugira ngo twishyurira mituweli, tugira ngo dufasha mu buryo bwose butandukanye. Ni muri urwo rwego twagiye duhamagara abantu benshi batandukanye kugira ngo tube muri iki gitaramo cy'ibisingizo cyo gushimira Imana. Ntabwo washima Imana, ntabwo wahimbaza Imana mu mubiri urwaye ufite ikibazo. Ni byiza ko ibyo nabyo tubikora, ariko kandi harimo no gusengera n'abarwayi, ariko no kubashyigikira kugira ngo babone imbaraga zo kwivuza. Hanyuma ndasubiza mwene data wundi wabajije ati amakorali yo kuri ADEPR itorero rya Nyarugenge muva mu bwiza mujya mu bundi. Iyo ni intego twihaye. Buri kwezi tugira ibiterane, ibitaramo by'ivugabutumwa kugira ngo tubwirize abantu bave mu byaha. Nta zindi mbaraga aho tuzikura, aho tuzivoma ni mu masengesho. Nk'uko mwagiye mubyumva Twabini yabivuze, izo mbaraga tuzikora mu gusenga. Kandi aha kabiri ni ugushyira hamwe kw'abaririmbyi n'abakristo bo ku itorero rya Nyarugenge. Tugira gushyira hamwe, tukagira amasengesho, tukagira ibitaramo bya buri kwezi n'ibiterane. Naho tuvoma izo mbaraga zituma mubona tuva mu bwiza tujya mu bundi, kandi dufite ibyiringiro ko Imana izadushoboza iyo ntego twihaye. Yesu abaho umugisha. Murakoze. Hari ikindi? Uko amakorali azakurikirana. Yego. Murakoze. Uko amakorali azakurikirana, ku munsi wa mbere ku wa gatandatu itariki kizatangira saa 8, imiryango izaba ifunguye guturuka saa 7. Hanyuma tuzakorana na korali Bisareli, tuzaturi kumwe kandi na worship team, Right worship team y'ahangaha Ntora. Hanyuma kuri wa gatandatu Pastor Mugabendekwe niwe uzaba umwigisha wacu,
umuyobozi wa gahunda aza witwa Jean Paul muramuzi. Hanyuma ku cyumweru umuyobozi wa gahunda ni umuyobozi wacu w'ururembo Reverend Pasteur Valente. Ku cyumweru umwigisha ni Reverend Pasteur Dr. Antoine Rutayisire. Hanyuma korali tuzakorana nayo ni Iriba ndetse no worship team mu Gatenga. Ubwo gahunda iteye gahunda tuzayitangira saa 8 dusoze nimugoroba saa 9. Murakoze, ndumva ko gahunda imeze. Yego, Vice President nagira icyo yunganiraho. Hari ikintu abanyamakuru bakunze kubaza kigendanye n'umuvugabutumwa. Hari urwego ugeraho ukaba umuvugabutumwa wa local church ariko ukagera ukaba na international. Iyo ugeze mu rwego ruri international ntabwo ucyumva ngo ndaza kubaza ahubwo Imana igukeneye nawe utumye uraza ugakora, kubera ko Imana yacu iri mu ijuru. Iyo icyambere ni ukuyihesha icyubahiro igahabwa icyubahiro. Ubwo uriya rero mwavuze ngo udakomeye n'udakomeye turacyamurwaza mu buryo bw'umwuka kugira ngo akomere agere ku kigero cyo kumva yuko Baraka itatumirwa ahantu ijye kuvuga ubutumwa bwiza, yavuga ubutumwa bwiza kandi doctrine tukiyifite. Akenshi iyo umaze gukora mu buryo bw'umwuka ubasha kugera ahantu hose ukahahindura aho kugira ngo bataguhindure. Aho rwose tube open, turi abantu b'Imana twageze ku kigero cyiza ku buryo ubu nta zina rishobora kutunaniza cyangwa se ritugushe, ahubwo agakiza dufite karadufasha kwinjira no kubwira abanyantege nke ngo nimukomere kuko ivugabutumwa riracyakomeje. Yesu akomeje. Murakoze cyane. Mbere y'uko dufata session ya nyuma y'ibibazo n'ibitekerezo, ndabitsa ko turi mu kiganiro n'itangazamakuru. Iyi ni kwa hari Baraka yo kuri ADEPR Nyarugenge yateguye igiterane cyitwa Ibisingizo live concert, gifite intego iri muri Timoteyo wa 2:19. Yatumiyemo korali Riba yo kuri ADEPR Taba i Butare, yatumiyemo korali Besale yo kuri ADEPR Murambi, batumiyemo The Light Worship Team ya Sepuyerika, batumiyemo Gatenga Worship Team yo kuri ADEPR Gatenga. Ni igiterane kandi kizabwirizamo abashumba barimo Mugabo W'Indekwe ndetse na Reverend Pasteur Dr. Antoine Rutayisire ndetse na Pastor Valente nk'umuyobozi wa ADEPR Nyarugenge ari ururembo rwa Kigali ndetse n'itorero rya Nyarugenge. Ni igiterane kandi cyatewe inkunga na Apade Rwanda Sunday Primary School, cyatewe inkunga na Gospel Today, cyatewe inkunga na GOG Technology, cyatewe inkunga na Dove Hotel, izanatanga twari duhari ahubwo akenshi hari igihe bamwe ivugabutumwa dukora gukora ibikorwa wenda ntitubyamamaza cyane ngo tubivuge nk'uko tubivuze, ariko tuba duhari ahubwo ni uko tuba twabikoze ntibijye ku mugaragaro ngo bivugwe, ariko twari duhari, twakoze ingendo zitandukanye, urusengero twari duhari, n'ubundi buri w'Imana aho gikomeje twari duhari. Ariko tukiri aho ngaho wenda subiza na Theo, twasubiye inyuma. Ubu dufite ubutumwa bwacu nk'abapasitori, icyo twahamagariwe ni ukubwira abantu ko bava mu byaha. Ubutumwa rero nababwira mwese ntabwo muhava n'ababwiye, ni ukubwira abantu kugira ngo bave mu byaha, kandi ni umurongo mwiza wo kwakira agakiza, ukakira Yesu umwami n'umukiza, aguhindurira ubuzima mukagendana mukabana, kandi kigeretse kuri ibyo ufite n'ibyiringiro byo kuzabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Nicyo tubatuye. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Iriba. Murakoze cyane. Mu izina rya korali Iriba rero ubutumwa dufite bwo gutanga nuko dutumiye abantu bose, turabashishikariza kuzaza muri iki gitaramo cyiza cya korali Baraka. Muzaze tubwire Yesu ko ari uwo gusingizwa, tumuramye, yumve yishimye, agubwe neza rwose, kubera ko ku isaha afite abantu. Nimuzabure mwese tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Besale. Murakoze cyane. Korali Besale turashaka kubwira abantu bose ngo muzihangane, muze mu gitaramo, cyangwa se mushyire imbaraga muzaze mu gitaramo. Waba utuye mu majyepfo, mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, mu mujyi wa Kigali, abari muri mu bihugu byo hanze, uhawe ikaze mu gitaramo.
ubuzima bwaroroshye n'abantu bakiba kure uburyo bwose wakoresha turifuza ko muzaza tugatarama turi benshi kandi tuzamura ubwiza bw'Imana. Murakoze. yakoze dirija. Murakoze. Nka korali Baraka turifuza gufatanya n'umuntu wese ufite imbamutima y'Imana yavuze, umuntu wese wibuka iby'Imana yakoreye mu buzima bwe azafatanya natwe, haba ku ikoranabuhanga haba no kuhaza, nubwo ari byo twifuza cyane. Umwanya wo kuramya Imana no kuyihimbaza, karibu cyane, turabaririye. Murakoze. Perezida w'umuretse, visi perezida. kubera ko perezida abize ko ibya korali sindi bikore. Yego. ahubwo ndavuga ijambo rimwe kimwe cyo nishimiye muri iki cyicaro kandi ndabashimiye kubwo kuza tugatarama. icyo mbasabye ni icyanteye ubwoba. abantu bakunze kuvuga ko abantu bakora mu itangazamakuru ubundi batajya baba abantu beza. niko nawe ubizi. oya nari nyikomeje ngewe rero nzi ko ari abantu beza kuko harimo abavandimwe harimo n'inshuti ubundi ndabisabiraga kubera ko nzaba ndi muri protokole nyine nanjye muzabashyigikire nitwereka aho mwicara mu byicaro byiza twabateguriye muzahicara. hanyuma icya kabiri niba babwira ngo mufate video muzayifate, niba babwira ngo mwamuretse kuyifata ntimuzayifate, kuko yewe ngeneye kuba inshuti yanyu itari ya buri munsi, ariko ngeneye kuzajya avuga ngo umuntu uvuze ngo amakuru yagira inshuti nubwo murabeshya, ngewe ni inshuti ya buri munsi. kandi nk'uko yabivuze hari ingeso itari nziza nyakunda kubona muri iyi nani yacu, kariyeri yacu tubamo, ugasanga iyo umuntu atatumiwe mu bintu ntabyitabira. niba watumiye pasiteri umugabo n'urugero, pasiteri runaka ntaje, yashaka kurarika bagenzi bacu duhuriye kuri domeni y'ivugabutumwa, korazi zitatumiwe zizaboneke, abapasitori batatumiwe bazaboneke, abavugabutumwa batatumiwe batari kuri afishe bazaboneke. mbega igiterane cya korali Baraka numva nifuza ko abantu bose bazakibonekamo kugira ngo tuzabashe kuramya Imana ndetse no kuyihimbaza. Murakoze cyane. Murakoze. Murakoze. Nanjye ndagira ngo nshimire abanyamakuru umwanya mwaduhaye, muri ab'agaciro. Abantu bose batumiwe, ariko icyiciro cyasigaye ni ababyeyi barerera ku kigo cya Paderwa, nibo batari batumiwe. Biyumvemo ikaze nabo turabatumiye muri iyi giterane rwose hatabuzemo n'umwe. Ndumva kandi banyumva barakumva rwose. Ikindi cya kabiri, umunyamakuru yagiye ahaba bagenzi banjye arababwira ngo nimuvuge nimero zanyu, yewe sinazimuka. Yego, buri rero ntekereza ko umwanya w'umpaye wo kuzimuka ndaguhaye rwose cyane, kugira ngo Paderwa igere kure. Tubasabye inkunga kugira ngo mutubwirire abanyarwanda bagana ikigo cya Paderwa ko ni ikigo gifite ireme ry'uburezi, gifite isuku ndetse kikagira na disipurine. Ibyo bintu uko ari bitatu birahari. Niyo mpamvu rero ngiye gutanga nimero zanjye kugira ngo uzifuza kuza kuharerera, duhereye kuri mwebwe muri hano. Yego. 0788 45 89 12 0788 45 89 12. Umuyobozi w'ikigo nitwa Babonagenda Modeste. Ibisigaye Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane Modeste, kandi kuraje kuri Paderwa ubutaha muzaba ba mbere. Nicyo duharanira. Yego. Perezida reka dusoreze nawe atubwira imvamutima ze ndetse n'ubutumwa yifuza. Nshimiye ibitangazamakuru byose twateraniye aha ngaha, Imana ibahe umugisha. Murafatanyabikorwa bacu beza, mudufasha kugeza ubutumwa kure hashoboka butagera. Imana ibakoresha bikagenda neza, twebwe turabakunda. Imana ibahe umugisha. Hanyuma abazaba batari kumwe natwe wenda bari
bari kure wenda bari hanze y'igihugu mu mahanga ya kure bazakoresha social media zacu bizaba bigera kuri Baraka korali Baraka ADEPR Nyarugenge bizaba biri no kunyuraho live ndetse ni kuri ADEPR Nyarugenge Church bizanyuraho live ndetse nzi ko namwe mwese muzakomeza kubisakaza kugira ngo abantu bazayibone. Turabatumiye mwese rero muzaze rwose, kwinjira n'ubuntu, indirimbo zayifunga guturuka saa saba za nimugoroba. Murakoze cyane. Soza nanjye ndabashimiye nk'abanyamakuru birumvikana kubatumira mwarangiza mukitabira n'ubutumire. Imana ibahe umugisha. Baraka rero tuzahabe bafite intego ikomeye yo gusingiza Imana, bafitemo live recording, bazarecording indirimbo mu mwari mwarabaguze, birumvikana ko muzababona indirimbo bazarecording iminsi 2, bazaziduha gake gake kandi igihe kinini. Ikindi kandi imbuga nkoranyambaga zabo ni Baraka Choir ADEPR Nyarugenge, haba kuri YouTube, haba kuri X, haba kuri Instagram, ndetse bafite na email yitwa barakachoir@gmail.com. yego na TikTok ni Baraka Choir ADEPR Nyarugenge. Mwese Imana ibahe umugisha. Turashimira cyane cyane abaterankunga duhereye kuri Abaderwa Nasarani Primary School. Imana ibahe umugisha. Turashimira cyane Viato Safi kandi abantu baza gukoresha iyo nkweto. Nasanze inkweto nagura 60,000, uyu mugabo yikorera 30,000 kandi ni inkweto y'uruhu kabisa ikomeye cyane. Abantu muri kazi ni nzuri, namwe mwese mukorera ibigo ari ama-uniforme, abantu bakeneye ibintu byose bijyanye n'ama-uniforme bazabagane rwose. Ndetse na Dave Hotel yaduhaye iyi nzu nziza yo gukoreramo, ndetse bazaduha n'ibyo kunywa n'ama-snacks ku munsi w'igiterane. Mwese Imana ibahe umugisha. Turashimira cyane Innovation and Multi Services Technology baba dukoreye printing, William designinga neza, ndetse na Gospel Today turi gutegura iki gitaramo, natwe dushimire. Murakoze cyane. Ndagira ngo duhaguruke tujye juru dusenge Imana, tuyishimire ko yabanye natwe. Bagira bahe microphone umushumba kandi anasenga Imana, asabira umugisha abanyamakuru. Tugiye gukora akazi katoroshye ko kubwira abanyarwanda duciye ku mbuga nkoranyambaga, duciye kuri YouTube, duciye ku maradiyo n'amateleviziyo no kwandika. Imana izirarikire kandi izakora icyo yagambiriye gukora muri kiriya giterane, inashyigikira abantu bose bari mu myiteguro. Umwanya n'uwanyu. Mana yacu urakoze, turagushimiye none niwe watangira natwe kandi uracyari kumwe natwe. Ijambo ritubwira neza ko utadusiga, utaduhana, turi abana bawe, dukunda urukundo rurenze, batumye usiga icyubahiro n'ubwiza rufite mu ijuru, ukaza kudushakashaka. Warakoze kuducunguza amaraso yawe, dufite ishimwe mu mitima yacu kubera ko dufite ibyirato byo kuvuga kuri Imana yacu. Ntabwo bijya bidukoze isoni, twarakwizeye kandi uri Imana ikora imirimo, uri Imana igaragara kandi ufite imbaraga n'ubutwari. Niyo mpamvu uyu mugoroba twongeye kugushimira ikiganiro cyiza tugiriye hano muri iyi sare. Cyane cyane niwe turi kuvuga, turi kuvuga ko ukwiriye gusingizwa, turi kuvuga ko ukwiriye guhimbazwa, turi kuvuga ko ukwiriye gushyirwa ejuru. Ibyaremwe byose niwe Imana ikwiriye guhimbazwa. Wagize neza kubana natwe, twese ko turi hano dusabye umugisha uturutse kuri wowe. Hari benshi bari hano bafite ibyifuzo bifuza ko babera igisubizo, abatari bakumenya bakakumenya. Ni wowe Mana yo kwizerwa kandi ukaba uri Imana yo kwiringirwa. Turasenze kugira ngo iki cyumweru cyose tubonemo imirimo yawe no gukora kwawe, kubw'iyi korali Baraka, kubw'iki giterane, kuri iki gitaramo cyo kugusingiza, cyo kuvuga kuri Imana. Igirinda abantu bayo, igirinda abanyarwanda, igirinda igihugu cyacu, igirinda itorero, igirinda abera. Ni wowe wenyine urihariye mu bumana bwabo. Zatugirire neza rero, abantu benshi bazahindukire kubw'iki giterane, kubw'izi ndirimbo, bazongere bakumenye kuri Imana ikora imirimo. Turasengera amakorali yatumiwe, turasengera abazaboneka muri iki giterane, ariko kandi turasabira aba banyamakuru umugisha bitanze bakaduha uyu mwanya, nabo ubaha umugisha. Mukunzi wacu Yesu turaguhamagaye,
akomeze kugendana natwe no kuturinda no kutugirira neza, byose bikore kwihesha icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.